dusenga Imana. Turakubashye databuja amasaha nkaya, turakubashye Mana idahinduka kandi y'inyembaraga, turakubashye Mana idukunda kandi twitaho, wowe tureba ukamenya ibyo dukeneye n'ibyo dukeneye ukabyururutsa tukabyakira, izina rye nirihabwe icyubahiro. Twumvisha ijambo rya mbere duhabwa umugisha, turakubyinira twumva amashimwe, turarakuramya, aho hose twagiye twumva imbaraga zezururuka. Tugeze no mu wundi mwanya wo kongera kumva ijambo ryawe, umwanya tugiye gutuza tukakumva uvuga. Twese turabizi ko ibiriho byose byaremwe n'ijambo ryawe, iyo utegetse rimwe gusa ibintu byinshi biraremeka bikabaho. Turagusenze muri aka kanya ngo iri jambo umukozi we wamuhaye rireme kuko twaje tugushaka, rikureho kuko twaje tukwifuza, rihamagare kuko hari ibyo tugukeneye. Turakwinginze Mana, aka kanya kaba k'imbaraga zidasanzwe, kaba ko gukoza isoni Satani, kaba ko kumwaza ibiduhiga, kaba kwirukankana Mana ibyadushakaga. Tubone ubwiza bwawe n'imbaraga ze zidasanzwe. Tugukomeye amashyi rero tukwakira mu mukozi wawe kuko twiteguye kubona imigisha yawe. Mukozi we tumushyire mu biganza byawe, ntavuga ibyo avuga ibyawe Mana, nk'uko usanzwe umukoresha urusheho uyu munsi kugira ngo byose bereho kwamamaza izina ryawe ku bwa Yesu Kristo umukiza wacu, amen. Murakoze Imana ibahe umugisha. Nitwa Pastor Ndorimana Edouard, ndi umugabo ndubatse, mfite umugore n'abana, ndashima Imana. Ndi inshuti yanyu kubw'abashumba, abashumba baranyizeye, babona ko nkwiriye kuza kubagaburira nk'uko bisanzwe, ndi hano ku bwawe. Reka tubashimire rero, tubaha amashyi menshi. Murayabima ariko muyabahe nyabune, reka tuyabahe. Ndetse n'ababafasha kuyobora umurimo w'Imana, burya bakora inshingano ikomeye, harimo uyu muyobozi wari uyoboye, reka nawe tumukomere amashyi menshi, ndetse na bagenzi be bitangiye umurimo w'Imana. Kandi mwumve ko ibintu dukora byose tubikora twitanze, niyo mpamvu abantu bakwiriye icyubahiro kabiri, amen. Hari abantu bajya bavuga ngo none se ubundi mudakoreye Imana mwakorera iki cyangwa mwakora iki? Ni ukuri pe, ndabizi Bishop ni umukozi, kabone nubwo ataba yaje hano kubwiriza, afite ibintu byinshi yakora akiteza imbere nk'abandi. Ni umuhanga, afite ubwenge, azi gushakisha. Timubone yicaye hano ngo mugire ngo ni ahangaha gusa, aba afite byinshi yakora ariko akabireka akaza. Mama Bishop ni umukozi, murabizi ubu bwitange bakora hano babukoreye no hanze babyabyara umusaruro, ariko bitanze bamaramaje, bitanze n'imitima yabo yose, bafata ubuzima bwabo babushora aha hantu ku bwacu. Ayo mashyi twayabima tukayaha nde koko? Twayabima tukayaha abandi. Nimubona bari hano ku bwacu twese, kandi ndabizi neza imitima yacu iraruhuka iyo tubareba, amen. Nanjye rero nataye urusengero, bari mu materaniro ariko nabaretse n'abandi ngo muterane, cyangwa se nimudaterane ubwo murayabika muyajyane mu rugo. Ariko nanjye ngiye ku nshuti zanjye. Ubwo se njye sinitanze? Ntabwo nitanze. Rero munyemerere umwanya tugiye kubana mumpe imitima, nanjye uwanjye nawubahaye, nawuzanye rwose, ntabwo uri kure yanyu, muntize imitima yanyu, amen. Niko Pawulo yabwiye itorero ry'i Korinto, aravuga ngo banyekorinto nabahaye umutima wanjye muwinjiramo, mwugurura imitima yanyu nanjye ninjire, amen. Rero reka dusome icyanditswe turi bushingireho amagambo yacu turi buganireho uyu munsi, ari mu maganya ya Yeremiya, cyangwa se igitabo cy'amaganya ya Yeremiya, igice cyaho cya 3 n'umurongo wa 31, turagarukira kuri 34. Amaganya ya Yeremiya, igice cya 3 umurongo waho wa 31, 32, 33, 34. Reka dusome mu izina rya Yesu. Kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe nk'uko imbabazi ze nyinshi zingana.
kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Umwami ntakunda ko banyukanyukira imbohe zose zo mu isi. Amen. Akanongere nsubiremo kugira ngo muryumve. Amaganya ya Yeremiya 3:31 tugarukire 34. Kuko Uwiteka atazagira ubwo areka umuntu iteka, naho yababaza umuntu ariko azamugirira ibambe kuko imbabazi ze nyinshi zingana. Kuko atanezezwa no kubabaza abantu cyangwa kubatera agahinda. Umwami ntakunda ko banyukanyuka imbohe zose zo mu isi. Amen. Reka twifashishe irindi riri muri Yobu 28. Yobu 28 umurongo wa 7 n'uwa 8. Iyo nzira nta gisiga kiyizi, n'ijisho ry'ikizu ntiryigeze kuyibona, n'inyamaswa zibona ntabwo zayikandagiyemo, n'intare y'inkazi ntiyayinyuzemo. Amen. 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 Ndashaka kugira ngo duhe aya magambo tuganira nonaha insanganyamatsiko ivuga ngo haracyari indi nzira. Haracyari indi nzira. Haracyari indi nzira. Nukuri iracyahari pe. Nukuri mu nzira zose wanyuzemo hari indi igihari utaranyuramo. Irahari. Imana ishimwe ko izo wanyuzemo uzizi, wanaziba ukazimenya, ariko haracyari indi y'ibanga. Iyo rero niyo yaje guhishurwa uyu mugoroba, kugira ngo inzira y'ibanga rata irahari. Ari inzira y'ibanga. Mu nzira zose, iza Kigali, iza Nyabugogo, izijya Gisenyi, izijya Cyangugu, Karongi, Nyagatare, Rwamagana, hari abantu bazi amayira menshi. Ariko pe muri iki gihugu hari inzira utazi. Ni ukuri kandi uko ni ukuri. Muri iki gihugu utuyemo, usaziyemo, hari inzira utari wacamo. Niba rero ihari, n'Imana igira inzira zayo utari wabona. Niba mu gihugu bamo hari inzira utari wanyuramo, ukimazemo imyaka 50, warakivukiyemo ugikuriramo, hakaba hari inzira mu ntara zose utari wakandagiramo ukavuga ngo hari inzira nanjye banyuzamo nkayoba. Imana yawe ifite inzira y'ibanga. Mu nzira zose abantu babonye wanyuzemo, zaba zigoye, zaba nziza, zaba nini, zaba ari ndende, zaba ari ngufiya, zaba ari izirebeshwa amaso cyangwa ubundi buryo, hari inzira Imana isigaje imwe y'ibanga abantu batari babona. Rero nasenze numvikanye n'Umwuka Wera ko iyo nzira igomba guhishurwa. Ngewe n'Umwuka Wera, ngewe n'Imana nkorera, hari inzira igiye guhishurwa itarizwi. Irahari. N'umugabo wawe izamubera surprise kuko ntayazi. N'umugore wawe izamubera surprise kuko ntayazi. Inzira Imana yagize ibanga, iyihishuye, uwemeraga n'utemeraga baraza bakavanga iyi ni Imana iyihishuye. Rero kuri iri teraniro ry'uyu mugoroba nagira ngo tuze kwinginga Imana, iyo nzira itazwi y'ibanga yahishwe abazi kureba n'abareba bitewe n'amaso bafite, kuko burya imirebere y'umuntu ingana n'ijisho rye. Timukarenganya abantu nibareba bakavuga ngo umeze uko utari, ijisho rye niko rimubwira. Burya umuntu akuvuga bingana n'ijisho afite, ariko mu ijisho ry'Imana ritoya rikubikiye inzira itazwi y'ibanga. Irahari. Irahari n'ukuri. Irahari pe, y'ibanga irahari. Igiye guhishurwa bene wanyu bavangirwe bacanganyukirwe. Irahari pe. Nukuri ndarahira Imana nkorera, irahari. Sindahira umuntu, sinarahira data, nta wambaye inka ngo ayimbe itaye ngo mwirahire, kuko n'uwayimbwiye mu bukwe ntayo yambaye. Tiyaje
yarahagurutse mu bagabo n'abagore bari 600 barenga, aravuga ngo uyu mwana wa Boniface yabyara Imana, ise twarabanye muhaye inka, ndayitegereje n'uyu munsi imyaka ibaye 15 ntirataha, ariko itabeshya yambwiye ijambo irarisoza, ndarahira mu izina ryayo, hari inzira y'ibanga irahari. Haleluya, irahari, iyo nzira irahari, twarayibonye idukura ahantu igenda idukura ahantu iducishanira tuvana, dufite inzira y'ibanga irahari. Haleluya, haleluya, haleluya. Mbwirira umuturanyi ngo humura, inzira yo gutabarwa iracyahari, inzira zose zahagaze, utakireba umwijima ubuditse imbere yawe, igicuku cyabuditse, nta jisho rireba imbere, utacyumva impundu z'ibyishimo, utacyumva umutima unezerwa, haracyari indi nzira Imana yasigaje kubizera, irahari, iyo nzira irahari. Ndimo ndayumva mu isi y'umwuka, hari inzira igiye guhishurwa bene data, igiye gutungurana, igiye gutungurana. Yobu yagerageje kubihina, arabihina, gerageje kubihina muri iki gice nsomye cya 28 yatangiye kuri 28 agaragaza ko buri zahabu yose igira urwobo icukurwamo. Mureke mbabwire abantu bazi gushakisha zahabu, bagira ibyuma biyipima, bakagenda babikira ahantu, bakavuga ngo hano irahari, aha ni mucukuri, ahirimo. Ibyo ni ibyuma rwose pe. Buriya abantu bacukura zahabu za gasegereti n'ibindi, abacukuzi b'amabuye y'agaciro, hari ibyuma bipima ubutaka bikamenya ko ari zahabu cyangwa se ari ayandi mabuye. Iyo nzira y'abacukuzi b'amabuye barayizi. Ntabwo ushobora kuzinduka igitondo kimwe ngo ujye ku musozi ngo wibeshye ngo urabona amabuye y'agaciro, reka da, udafite amaso abimenya, udafite ibyuma bipima ntiwabimenya. Yobu rero atangira abwira abantu ngo abacukuzi b'amabuye ni abahanga, ndetse n'abagenda bashakisha andi mabuye bafite uko babishaka, bafite uko babikora, bakaza kugera ku cyo bashaka. Ndetse agera ahavuga amagambo akomeye, aravuga mu gice cyaho cya 28 n'umurongo wa 4, aravuga ngo acukura urwobo kure yaho abantu batuye, bakitendeka muri rwo kure y'abantu, ntibashinga ikirenge, bakagana hirya no hino. Isi nayo ivamo ibyo kurya, yerekanaga inzira uko zigenda. Isi ivamo ibyo kurya, ariko kandi hari amabuye ava akerekana uburyo bigengesera iyo bahagenda, yerekanaga inzira zose abantu bacamo. Mva mbabwire rero, yageze kuri iki gice ku murongo wa 7 nasomye, aravuga ngo reka mbabwire, iri jambo niryo nshaka gusubiramo. Iyo nzira nta gisiga kiyizi, yarakwiye ku nzira, yaratondoye, namwe muze kuzisomera, izo si nshaka no kuzivugaho. Ariko aravuga ngo iyo nzira nta gisiga kiyizi. Muzi impamvu yakoresha ijambo ry'igisiga? Mu isi ya none dufite ibisiga ni ibihanga mu kureba. Iyo bavuga igisiga cyitwa kagoma, iyo iri mu kirere hahandi mu bicu, indege ica ntituyibone, kireba hasi kikareba kikamenya. Muzarebe ibisiga bigenda hejuru y'amazi, kireba ifi iri mu mazi hasi, kikamanuka kigacumuka kikayifata kikayizamukana. Burya kiba cyayirebeye hejuru, yerekanaga ko ibisiga bigira amaso azi kureba. Ariko nubwo ibyo bisiga bigira amaso azi kureba, iyo nzira nta gisiga kiyizi. Njya numva batangaza ngo hari abashitsi, ngo hari abashitsikazi, ngo hari abarozi, hari n'abahakazi, n'abakina amabandi n'amabingwa n'ibindi. Hari inzira ibyo byose mvuze bitazi. Tureba inzira zose abarozi bafunze, abagambanyi bafunze, abanyeshyari bahagazemo bakakubuza gutambuka, hirya y'izo nzira zahagaze hari inzira igiye kuboneka, hari inzira igiye kuboneka. Umuririmbyi yarutse kuririmba aravuga ngo iyi nzira itagaragara hakaba mu kabwibwi, Yesu ati humura ndi kumwe nawe. Rero abateranye none natangarijwe ko ntangaza nanjye ko ari inzira, ariko hari umuntu wayakira akavuga ngo amena.
irahari ni ukuri. Hari inzira zahagaze, hari inzira zahagaze. Hirya y'izahagaze Imana igiye gushyiraho indi nzira, kandi iyo nzira igiye gutungurana. Iyo nzira ni inzira y'ibanga. Amen. None se hari agakobwa kigeze kambenga, sindi bukababwire. Ni ukuri nanjye narateretse barambenga, ariko nari mutoya, nari mu myaka 20, ariko naramukundaga cyane we, naramukundaga ndababara. Nkajya mureba mu gikuta, nkareba nkabandi waje nkabona ni igikuta narebaga. Nabyuka mu gitondo nkareba nti ni kuri he, ni we ndi kumva hafa, ndamubura n'ukuri ku myaka yanjye 20. Ariko ntabwo nari nzi ko Imana yashyizeho indi nzira y'undi muntu. Hirya y'uwo harundi. Ni ukuri pe, ni ukuri hirya y'uwo muntu harundi. Ni mama w'abana banjye ambyariye abahungu 4 n'umukobwa umwe. Kandi ni ikinyanya n'icyuki, ntabwo mumuzi mwebwe. Kandi ikintu gitangaje, ako gakobwa kanyanze gafite imyate kubi. Imyate murayizi? Ayo muzi. Kandwaje umutwe pe. Muri iyo myaka 20 karankomerekeje, ariko burya dukomerekeraho Imana izanatwomorera. Tureba ibyo bintu uvuga ngo byarakubabaje, byaguteye agahinda. Hirya y'ako gahinda hari ibyishimo, hirya y'uwo mubabaro hari amahoro, hirya hari ubutabazi. Haleluya. Hari inzira Imana igiye guserura ikagaragara. Ongera untangarize ngo hari indi nzira itazwi. Buriya rero ntabwo mubizi, ijambo riri prophetike. Uraryamamaza Satani akagenda areba, arijyana wenyine akavata. Wa mukobwa yamenye ko hari indi nzira, wa mugabo yamenye ko hari indi nzira, wa musore yamenye ko hari indi nzira, wa mubyeyi yamenye ko hari indi nzira. Uva ngubwire hari indi nzira. Ninde wanyumva gatera haleluya? Hari indi nzira. Imana izamuha umugisha umukobwa wambenze. Aherutse kumvugisha, arandebaga kuri televiziyo, arampamagara. Narimo nigisha kuri televiziyo. Arambwira ngo none se ngo niwe ndeba? Nti ni njyewe. Ngo ariko narahombye we. Ngo ariko mana we, ngo narariganijwe. Ngo ariko Satani yandeye yaturutse, ntiyaraguteyesha. Tureba abakwanza, abagutaye, abakuretse bareke. Hari inzira. Iyo nzira ni bigiye guseruka. Bazigarura bajye bavuga ngo niwe siwe. Uzababwira niwe siwe. Aha. Urumva ansaba appointment ngo duhure, ndamubwira ni ngwino kuri hoteli. Ntabwo namwakira muri Ndagaswi. Kandi kera ubwo najyaga mwakirira ahantu tugura amandazi ya senkandi. Cyane ukuri pe, ntabwo mbabeshye. Ibiryo byari bihenze namuguriraga twasohotse, byari bya desi. None se urumva muri za 2001 yari menshi, rega ikirayi cyaguraga 15 ikiro. Gutanga desi yawe yabaga ari menshi ku isahani. Ntabwo byari ese mugira ngo eraga ibintu bije vuba yemwe. Ntabwo ibintu ariko byari biri. Mujyana ahantu kuri hoteli, namubwira nibaguhe inkoko, baguhokereze, baguhe. Arambaza ni wowe si wowe? Ninjye. Nanjye rero ngira umwanya wo kumwitegereza. Ndebye nsanga burya afite amanduzi, imyati. Ndetse Satani yari yarandeye gute. Ubu nturi kubona hari inzira zahagaze utazongera kwifuza, utazongera kurungurukamo, kuko igiye gufungurwa zaba ari inzira. Ubwo rero cyababaye ngo byabaye kwa kundi, bireke byihorere. Hari inzira igiye gufunguka. Iyo nzira izaba itandukanye n'izahagaze. Iyo nzira izaba ifite ishusho itandukanye n'iya zazindi. Zireke. Hari inzira Imana igiye gukingura. Inzira Imana igiye kugushyiriraho ni inzira izagusobanura uwo uri we. Bwana sifiwe. Munsi umuntu yaransuzuga arambwira ngo ariko sha ngo wowe ko botike utakifite wacuruzaga
none iyo mikorofone uri kujya gufata mu bapasiteri izakumarira iki? Ejo bundi aza kunsaba intwererano, yaragiye gushyingira umwana we, ndamwicaza arandeba arambwira ariko se ni wowe si wowe? Kandi mwitonde, ngicuruza kawunga n'imiceri n'amasukari n'ibindi, ntabwo nari mfite uruhanga ruyaga. Iyi ni ukuri, ruyaze kubera Imana. Iyi ni ukuri pe, kandi uko ni ukuri mvuzisha ukuri, kandi sinababeshye. Nari mfite amafaranga ariko narabyimbye akada. Ugira amafaranga ntumenye no kuyaryamo neza, ntumenye kuyambaramo. Dore yitaye ijyanye nyambaye ndi umukozi w'Imana. Ni ukuri pe, reka dagasa keza ntako narinzi, ngirirwa nyabara nkayarunda muri banki bakambikira, nkazongera kujya kuyabikuza ngiye kwikorera imiceri. Umwaka 2, 3, ariko ubusha sigaye nzi kuyarya, nzi kuyambaramo. Ntabwo nari nzi hoteli yo kuriramo icyo gihe, kandi ninjizaga 200 ku munsi y'inyungu. Murumva mu kwezi ntarinjizaga hafi 6,000,000. Nariraga muri restaurant ya Sengisi. Babeshye se, erega namwe muri mwe ndabazi, rega ndabareba mwebwe rero ariko muratubeshye. Ibaze kugira amafaranga ntumenye no kuyarya, ntumenye kuyarya n'ukuri kw'Imana arayawe warayakoreye, ntumenye naho bayarira. Imana nkorera mu nzira iri bukwigishe, ikwigishe no kumenya kurya no kumenya aho uca ugura umwambaro ujye usa neza mu by'Imana igiye kugukorera. Imana ibambere umugisha. Ndabeshya papa, ntitwaruhanye, reka mbireke nzabivugaho ubutaha. Haleluya. Ndashimira Imana igira inzira zayo, subiramo ngo igira inzira zayo. Kandi icyifuzo nuko inzira wahishwe utaruzi, utarotaga, utatekerezaga, Imana irayikingura uyu munsi. Inzira izira. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Itari yagaragara rero, hari igihe abantu batwibeshyaho, nkubwire barakwibeshyaho kuko inzira yawe itari yagaragara. None se reka mbahe urugero rwa bugufi. Nindi wacu wari guhanura ko nzaba pasiteri, kandi nabaye mu rusengero kuva muri 2 rwa ADEPR rurimo abahanuzi, ariko bandeba bakavata ariko yuwe shandi yawe pasiteri. Igitondo kimwe iravata ariko akagahungu kanjye wakabyaza umusaruro. Intekerezaho n'ukuri, erega nubiri kugutekerezaho, erega ese ugira ngo hari ugutekerezaho ntaryama, ntasinzira, ntagoheka. Kabane n'abantu batagutekereza, nubwo umuryango utagutekereza, inshuti nazo zitagutekereza, abakomeye nabo batagutekereza, bene wanyu nabo batagutekereza, hari ugutekerezaho, hari ugutekerezaho. Nshuti yacu Yesu idutekerezaho. Munsi umwe itangira kumbwira ngo uzambara korada. Mwarambaza ati sha uzambara kora y'abapasiteri? Tiwanyu saba y'abadiakona? Ati ntawe. Habase y'abasa bari mu ntawe. Habasise habaye umuntu nibuze akora Imana n'umwe? Ati ntawe. None sizi guhamagaye ishingiye kuki? Ni inzira itazwe. Ni inzira itazwe. None se wize amashuri ya theology? Ntawe nari narize. None se basufite kaminuza ngo uzagira urusengero warize menshi? Ati ntayo. None se yewe ikubwira kuyobora he? Ati Kigali. Nta nubwo ari mu cyaro? Ati reka da. None se urumva itakubeshya? Ndababwira nti nibibeshya nibivuga ukuri, iminsi igiye kuzabasubiza niba Imana ibeshya cyangwa nibitabeshya. Hari amasezerano rega mufite Imana igiye gukoramo, igakoramo. Muri ayo masezerano igakoramo rimwe gusa rizasubiza benshi. Ndagira ngo mbabwire, hari inzira Imana igiye gushyira aho hantu, aho no muri karitsiye bazajya bavuga ngo urinde. Bazajya babwira ati ni wa wundi, rega nta cyahindutse. Bwana asifiwe. Ni ukuri kose. Mfite umukristo n'umwana mwiza aherutse kumbwira ati dadi nti atese muri Marriott kari nge muyobozi, nti wakemera ngafata icyumweru cyose ngwitayeho, kakwitaho nkagarura ubuzima bwawe, nzangaburira rasiyo yose y'icyumweru ndi cyane. Ndabwira yewe mwa ufite ayo mafaranga yose se? Ti wowe bimparire nta kibazo. Umugore wanjye dutashye arambwira ati Imana yawe
ndayemeye. Uzi ko hajyaga ivaka izakugaburira muri hoteli ahantu hakomeye, kajya nibaza uyu mugabo ureshya utya, utari muremure, utari munini, nzi hazajya birira he koko? Ariko Imana yarantembereje uyu mujyi ntaho ndazi. Umva nkubwire, hari aho utari wicara ugiye kuzicara, hari aho utari warira ugiye kuzarira. Kandi mwitonde, Imana izi abakwiriye agakiza bagomba gukizwa, nimuhumure ntimugire ubwoba. Bene wacu turabasengera bazakizwa, nanjye naraje nabo bazaza, nimuhumure ntimugire ubwoba. Gusa yitaye ku mubabaro wawe. Unyumve neza, Imana ntinezezwa no kubabara k'umwana w'umuntu. Nta nubwo binezeza kubabara kwawe, amarira urarana, iminsi urara ubabaye, uburyo uhangayitse, uburyo bakubwira amagambo akomeretsa, uburyo bagusuzugura, irabizi. Ntabwo inezezwa n'amagambo y'agasuzuguro ubwirwa. Umunsi umwe igiye kuzakuvana ku rwego igutereke ku rundi, agasuzuguro kazarangira. Mana yacu yanga agasuzuguro, ni ukuri, ni ukuri yanga agasuzuguro, irakanga. Mu bintu bitumye igiye gushyiraho inzira ni ukugira ngo ice agasuzuguro. Si kubona umugabo abwira umugore we ngo ni ivaze, jya umubwira ariko burya sindi ni vaze gusa ndi n'ururabyo. None si vaze ntijyamo ururabyo? Amagambo atesha abandi agaciro. Timugatuka abagore banyu ni indabyo, ni ba marayika, ba marayika. Abapapa, abadamu wacu ni ba marayika, ntabwo ari amavaze. Afazari mu biti indabyo. Ubwo niba nta uri hano online baranyumva. Umudamu w'umuntu ni umuntu ukomeye. Nimurebe ukuntu yangize neza. Niyo wambwiye ngambara gutya, kandi gutya uraba wabikoze neza. Ngese nabimenya ko na miruwari ntajya nyirebamo. Reka imbangira uwo mwanya se. Mudamu w'umuntu agifite agaciro. Aba mama mujye mumenya kabo bagabo mufite abo. Mwumvishe uko biri bavuga? Iravuga ngo umutwe w'umugabo ashushanywa na Kristo. Urumva umugabo wawe atari Kristo tunze mu nzu? Abefeso muhasome 5. Buriya iyo utuka umugabo ukamurebera hano ngo nuko yabuze amafaranga, uri kubabaza Imana nubwo wasenga. Ibyiza uramubwira ati mugabo wanjye mu bukene bwawe, mu bibazo uri gucamo, hari inzira ihari. Erega uzaba umugabo humura cyane. Mfite umugabo ni inshuti yanjye ikomeye, si n'inshuti. Umugabo ushobora kwikura miliyoni 100 akazitanga kwitorera abakomeye. Akikura miliyoni 100 akazitanga kubw'urusengero. Nawe urebe izo waduhaye uko zingana, niba zigeze ku 100 ubwo turaza kumenya niba mureshye. Nibyo rega ibintu bibarirwa mu bikorwa. Bwana sifiwe. Umugore we yaramubwiye umunsi bari bagiye kumufunga mujyanye ku muryango wa gereza bamutwaye. Aramubwira ngo mugabo wanjye nta biryo usigiye, nta mafaranga usigiye, ariko uracyari umugabo, uracyari papa w'abana, nzagusura, nzagukunda, kandi uko unsize ni kuzansanga. Babara tuzababarana, nurira tuzarirana, kugeza ku munsi uzagarukira. Uyu munsi ni umugabo ushobora kuba atunze miliyari 2, kandi zigaragara pana mu bintu biraho, amafaranga afatika. Rero ntimugasuzugurira abantu uko bari none, ejo bazakomera. Umva nkubwire rero, niwe ndi guhanurira. Mu nzira Imana igiye kugushyiriraho, ni ukuri igiye guca agasuzuguro. Iraca agasuzuguro, iraca agasuzuguro, iraca n'umugabo nkunda cyane, simuvugaho birebire, Imana imumugisha ahari. Ariko icyo nenda kubabwira, Imana ntinezezwa no kubabaza umuntu. Ntigikoma mu gatuza ngo ivuge ngo runaka araburaye ndanezerewe. Ntigikoma mu gatuza kuko nta kazi tugira ngo inezerwe. Ibabarana natwe, yishimana natwe, irirana natwe. Imana iyo ubabaye irababara. Imana ntinezezwa no kubabaza umuntu. Hanyuma bakubwira ngo wa nakanwa k'abatarakebwe. Umva rero message, Imana ije kubabarana nawe. Hari ubabaye irababarana nawe.
kandi umva ibanga n'igisubizo cyiza, ntigusiga muri uwo mubabaro, irawugukuramo. Hari abantu biteguye kuva mu mubabaro w'igihe kirekire, w'imyaka myinshi, w'amezi menshi. Imana ibabaranye nawe. Amen. Nusa umwe nabonye iza kundeba, irambwira ngo mbabaranye nawe, irambwira ngo njyana mu cyumba, ndi hoya sinkujyanamo. Cyumba cyanjye numva nta matera nini yarimo, ni bwari mu bukene bwinshi, naranakuyeho igitanda nyirambika hasi, nubwo yari imeze ukuntu. Mbona nyine yari yaje mu ishusho, arigiza mu ishusho y'abandi, Imana niko ikora. Nabwira ndi hoya ntujyamo. Nabwira Tedu wareka ninjiremo ndebe, humura nta kibazo. Arinjira, arambwira ngo urara hano, ngiye kugwaho urara heza, uryame neza, usinzire neza, uzagubwa neza. Umva di, Imana izi ibyo uryamaho ko byashaje. Urabizi hari ibintu muryamaho byashaje, Imana igiye kuzazinga nk'amateka ikabijyana mu kimboteri, harya handi bajya bajyana imyanda y'induba. Mwebwe mujyana y'ibishishwa by'ibitoki n'ibirayi, ariko mu nzu hari ibintu biriyo byashaje, mu cyumba byashaje, bizazingwa bijyanwe nduba. Urwo matera nararagaho, ndi umukozi w'Imana, wababwira iyo ndaraho. Murabona umubiri waraje nsa gutya, nta mugabo unyerera aryama nabi. Murareba ukuntu naka, muratekereza ko ndyama ahantu habi? Ayiwe, muzaze murebe. Icyo nenda kubabwira, imibereho yacu ya buri munsi Imana irayizi. Ukubayeho, ukubabara, ukubona ibintu bitagukwiriye, n'Imana iravuga ngo nibyo koko, nibyo. Ibyo bintu udashaka nibyo koko. Ibyo bintu wumva bikurambi nibyo koko. Ibyo bintu wumva wahaze nibyo koko. Imana ntizakurwanya, no. Ibyo udashaka nibishaka, ibyo wumva wakakira ubihabwe, ubyakire muri iyi minsi, muri aya mezi. Uyu munsi turasenga, Imana ishyiraho inzira, irashyiraho inzira. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndashimira Imana igiye gushyiraho inzira. Inzira y'akazi yabonetse, kandi nikubwira abadagira akazi babyumva. Inzira y'akazi yagize ute? Yabonetse. Abajya kubyara, inzira yo kubyara yabonetse. Abashaka abana, inzira yo kubona abana yabonetse. Abifuza kujya kwiga bigacamo bagakomeza, umva inzira yabonetse. Abagenda bakajya i Burayi, imiryango igiye gukinguka, inzira yabonetse. Abagenda bakajya gucuruza, bakajya mu mazi, bakajya batambutsa imisigo yabo mu makontineri, inzira yagize gute? Yabonetse. Hari inzira igiye gufunguka ikagaragara tukayibona. None ndasengera inzira ye yahishwe irahari. Haleluya. Dore hari umugabo atuye nuko yitabye Imana. Imana yamubujije amahoro, yamubwira ati genda ujye kureba Eduard, mushyire miliyoni. Ke miliyoni imwe ni menshi se? Yarambwira ati genda. Abwira umugore ati Imana iri kunsaba amafaranga ngo nyashyire wa mugabo w'inshuti yacu, ati ntayo ujyana. Aryamye, Imana iramubwira ati ni kwa mugore we nyatware yose. Abyutse ati mugabo mushyire ya mafaranga, nanjye numvishe ryajwe. Imana izi kwishakira inzira, mujye murekera. Yaje yazanye yakuye kuri nani? Ku rwego banki opportunities iri haraza. Ati Imana yambwiye ngo nguhe miliyoni. Turi ko nicyo kintu umaze iminsi usengera, ndabona ugiye kucyakira. Kandi cyangwa ntimwaje gusenga. Hari abantu rero basenga bikinira. Mwebwe nicyo kibazo, iyo usenga utazi ibyo usenga urahomba. Hari icyo usaba, Imana igiye kugucira inzira. Hari icyo ushaka, Imana iragucira inzira. Ese mbabaze, murabizi ko umuntu ajya akora ubukwe batagombye kumurambagiza imyaka 2? Ugahura n'umusore agahita avuga ngo I love you, ugahita uvuga ngo ayikundiye. Ntabwo bisaba imyaka myinshi. Ese mwabaye mute? Mwebwe rero kubera iyo wasenze ugasenga ukaru, niyo Imana ikubwiye ngo byaje ugira ngo biri kure. No, ubu ibyo uri gusengera byigijwe hafi. Erega ndi marayika w'Imana mpagaze hano. Ngewe naje ndi marayika w'iki? W'Imana. Ntabwo senga ngaze, naje. Rero ndahanuye
icyo uri gusaba kigijwe hafi. Ngewe naje ndi marayika w'Imana ugutumweho. Murabizi, muzasoma ibyahishuwe, wandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso, wandikire Sarudi, Laodikiya n'ahandi. Bariya bari abapasiteri bandikirwa, ntabwo bari abamarayika, bari abapasiteri bayoboye amatorero. Rero pasiteri ni marayika w'Imana. Ubwo itakoresheje bishop, ndikoreshe mama bishop, nahahagaze rero. Ninde witegura kwakira haguruke ku maguru ye avuga ati ngiye kwakira ibyo marayika yatumweho. None ndahanurira ubuzima bwawe, ndamamaza, ndatangaza ko hari inzira ifungutse ku buzima bwawe. Ndakoresha itegeko ry'umwuka. Nonaha inzira abarozi bari barahagazemo, Imana ifunguye indi nzira. Nonaha mu kirere mpagazemo, mu mavuta y'Imana, ndamamaza kubw'itegeko ry'umwuka mu inzira zari zarasibwe nizisiburwe mu izina rya Yesu. Nonaha ndamamaza mu kirere cy'ijuru ngo umugisha wawe wari uri kure yawe niwigizwe hafi. Ndamamaza nonaha ibyari byaragiye kure yawe nutangire uhuzwa nabyo. Konegisiyo nifunguke mu izina rya Yesu. Ibyo wategereje igihe kirekire itegure kubyakira. Nonaha ndahanura guhera nonaha amasezerano y'igihe kirekire agiye kwigizwa hafi. Hari inzira, hari inzira, byamamaze byature. Hari inzira, hari inzira, hari inzira, hari inzira y'umugoroba ngiye gushyirirwaho. Hari inzira y'urugo rwanjye, hari inzira y'umuryango wanjye, hari inzira, hari inzira, hari inzira. Nino nyakira zamura haleluya, 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 haleluya. Hari inzira ibonetse y'umugoroba. Haleluya, haleluya. Hagarara ku maguru yawe tugiye gusengana. Ndagira ngo nkore icyo Umwuka Wera yambwiye kubabwira. None today, aujourd'hui, now, inzira irabonetse, inzira iraharuwe, inzira irabonetse mu izina rya Yesu, inzira irabonetse mu izina rya Yesu, inzira irabonetse mu izina rya Yesu. Ya nzira wasengeye imyaka myinshi, ya nzira y'urushaka irabonetse mu izina rya Yesu, ya nzira y'imibereho mishya irabonetse mu izina rya Yesu, ya nzira y'amahoro, ya nzira haleluya. Vuga ngo inzira irabonetse, inzira irabonetse. Munyumve neza muhagaze. Bibiliya iravuga ngo ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa. Ubwo yababajwe no kugeragezwa ubwe abasha no gutabara abageragezwa. Yemwe abari mu bigeragezo mwe, inzira irabonetse. Abarimo bageragezwa igihe kirekire, inzira irabonetse. Ninde wanyakira akazamura haleluya? Umva ikintu Imana igiye gushyiraho, umva ikintu Imana igiye gushyiraho. Hari ijambo riboneka mu Bikorinto ba kabiri 10 murongo waho ngira ngo ni mu murongo wa 10 naho ngira ngo hari ijambo rivuga ngo hamwe n'ibitugerageza igiye kuducira muza kanza kariko na karyango kaba kunzu gateganywa k'inzira mutsihiye umuntu yaca muri ako kanzu ntayihiremo. Mwabyumvishe? Na kadirishya bashyira kunzu ariko kaba ari akadirishya k'ibanga katazwi, katagaragara, kataboneka, umuntu ashobora gucamo abanzi bamuteye. Umva rero, mu bitero wari ufite, mu ntambara wari ufite, muri ako kadirishya aho hantu, yes, muri icyo kigeragezo Imana igiye kugushyiriraho akadirishya ko gusohokeramo. Imana igiye kugushyiriraho umuryango wo gusohoka muri icyo kigeragezo. Nino nyakira avuga ngo amen. Umva ako kanzu umuziki agasobanura. Mundeze amatwi gatoya, mundize amatwi ibyuma bibe cecetse. Ndumuramya ariko ndashaka kugira ngo umve message, kuko singera kuri buri muntu wese, ariko Imana yagutekerejeho. Imana yagutekerejeho n'ukuri, n'ukuri pe. Imana yagutekerejeho. Bizakira yewe ijuru ryagutekerejeho, bizakira ijuru ryagutekerejeho.
utabyakira cyaba ari igihombo. Ndi kumwe na papa w'uru rugo. Yes, papa w'uru rugo rega ni bishop arahari. Kuba hari gusa binyemerera guhanura muri authority kuko nabyemerewe. Mbabwira impamvu ya mbere, ni wa ambassadeur wa hano. Mbabwira igisobanuro cya ambassadeur gatoya we navuga kanzu. Ambassadeur yemerewe n'igihugu cye muhagaze. Abantu bakunda kwicara barambabaza gusa. Kandi muzagenda mwicaye abandi bahagaze. Munyumve neza. Ambassadeur mwumve igisobanuro cy'umukozi w'Imana, Imana yahayishurirwa. Ambassadeur afite ububasha bwo kutanegosiya n'igihugu icyari butange. Yaba ari mu nama y'abandi bantu bose bateranye akavuga ngo twebwe nk'igihugu cy'u Rwanda dutanze iki dutanze, akandikira igihugu akakibwira ngo twatanze, igihugu kigashyira he mu bikorwa kikabitanga. Kandi munyumve neza, ambasade hiri hose, niba ambasade y'Abanyamerika iri mu Rwanda, aho ubutaka bwayo bwubatse bwose ni muri Amerika. Muranyumva neza? Mpagaze aha rero nk'umwambasaderi w'Imana, nawe uhagaze aho nk'umwambasaderi, umwambasadrice arya n'abambasadrice mu Gifaransa. Munyumva mundizi mbabaranga ukoreshe gatoya. Ngwino hano, ngwino papa, ngwino duhanurira iteraniro ry'umugoroba, ndushaka dukuremo imikandara dute. Munyumve neza, niba ahagaze aha ahagarariye igihugu cy'ijuru. Rero ntabwo ahagaze ari mu Rwanda, aha ni mu ijuru ahagaze. Ni ukuvuga ngo ijambo avuze riba execute cyangwa se active ako kanya, kuko ijuru ararihagarariye. Icyo aravuga cyose ijuru ryiteguye kugishyira mu bikorwa, kuko ryaramwemeye, ryaramwemeje. Riravuga ngo genda, icyo uzavuga tuzakivuga, icyo uzakora tuzagikora. Pera mana zirima donima la kosidiba Mesia usezerano minika tito tiko shadolima. Umva, Imana ibonye ko Yoshua afite kwibwira guke, iramubwira ngo genda ibirenge bya bizakandagira hose nzaba arahanye. Umva rero, nk'abana b'Imana, nk'abana b'umwami, mufite ububasha bwo kuvuga bikaba, mwategeka bikaba. Niba kumpere mikoro, ngwino duhita tugenda mpa muyimpenye mutwaze. Ninjye mutoya, ngwino nkurikire, ngwino hano, ngwino duhanure mugoroba, ngwino dutegeke. Tugiye gukora, nimutizera muzapfa mutizeye, bazabahamba mutizera. Nonaha ambasade y'ijuru niyo duhagarariye hano. Nonaha mu butware duhabwa n'ijuru. Mbabaze munyumve neza, mbabaze. Eliya hagarika imvura, n'Imana ari mutumye. Yaravuze ngo ngewe Eliya mpagaritse imvura, mpagaritse n'ikime, kugeza ku munsi ngewe Eliya muzongera kumbona, nibwo muzongera kugusha imvura. Umva rero, Imana yambwiye mu butware, mfasha gutya papa ntangaza amatangazo. Imana yambwiye ngo tuvugane n'imyuka ikorera mu birere bine, kwinzira y'abana b'Imana yabonetse. Hallelujah. Ndatangaza, ndamamaza, imyuka yose yabikorera iburengerazuba, iburasirazuba, amajyepfo, amajyaruguru, inzira y'abana b'Imana yabonetse. Iyabonetse we. Abonetse. Nonaha ibyo abarozi bari barakoze birahagarara, ibyo abapfumu bari barakoze birahagarara, imirimo y'umwanzi nonaha irahagarara, imbaraga z'ikuzimu zirahagarara. Hagiye gukora imbaraga z'Imana, hagiye gukora imbaraga z'ijuru. Nino byakira tera. Haleluya, haleluya. Rima kosa ramashama. Mosikanto tinebana. Meza.
ninde watera haleluya. Munyumve neza, muhagare mubanze mwumve misobanure. Ngwino papa, ntabwo bakuzi. Yangira ibyago iyo ubanye n'umuntu ntumumenye, bisa na Gihazi wabanye na Elisa, abura umwitero, abura amavuta, abura byose. Kubera iki? Ibitekerezo biciriritse. Dore temera nona, niba twarahamagawe nijoro, tugiye kuvuga ibitangaza biraba uyu mugoroba. Oh, hallelujah. Turavuga ibitangaza biraba. Ntabwo dusaba gusa, turategeka. Itegeko, iyo bavuze itegeko bibako kanya. Hari ubuhanuzi bw'igihe bahanura imyaka izaza, ibihe bizaza, amapfa azatera, iminsi izaba myiza. Nonaha ibyo tugiye kuvuga biraba. Tugiye kuvuga hejuru ya circumstances z'ubuzima bwacu. Ndagira ngo mbabwire ijambo rikomeye. Nonaha niba ushaka ikintu urabacyo. Kugira basi mu nyumve. Niba Imana yarigeze ikorana nawe ako kanya, nona turinginga Imana igiye gukora kanya. Apana ejo. Elisa niwe hano yaravuga ngo ejo nk'iki gihe kw'irembo ry'i Samariya indengo y'ingezi izabigura shekeri imwe. Abatizera b'abanyamunwa bapfuye ngo naho Imana yakingura amadirishya mu ijuru, ngo ibyo ntibyashoboka. Aramubwira ngo uzabirebesha amaso yawe, ntuzagira ute, ntuzabiryaho. Mbwirira uwo muturanyi, mubwira ngo ndakwinginze, niba warigeze wizera, uhawe chance yo kwizera. Yego. Niba warigeze wizera Imana umunsi umwe, iyi ni inshuro uhawe, ni amahirwe uhawe, ni igihe uhawe, ni isaha uhawe, ni subiramo ngo inzira yabonetse uyu mugoroba. Inzira yabonetse uyu mugoroba. Inzira yabonetse aya masaha. Inzira yabonetse iri segonda n'uyu munota. Inzira yabonetse. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire, aya mavuta sinyagumamo aranduta, agiye kuduhesha umugisha. Umva, nafatishije, umva ntuze zanjye ziri gukora frequency zanjye zafungutse rwose. Ndi ku gasozi k'abahanuzi ubu nafatishije. Haleluya. Maze ndi kumwe n'umuhanuzi mukuru. Umuntu wese utamukunda ndamubwiye ngo asohoke. Umuntu wese utamukunda, udakunda bishop, kuko icyo agiye kuvuga ntacyo arabona. Niba uzi ko utamukunda, tuguha amahirwe taha. Kuko niko bigenda. Amavuta utemera ntagukorera. Biri kiriya. Amavuta utemera ntagira ute, ntagukorera. Rero niba uzi ko utamwemera, go out. Kuko ngewe nemezanije n'umwuka ko tugiye kwakira ibitangaza. Ngewe nemezanije n'ijuru ko tugiye kwakira ibitangaza. Hari umuntu ubyakiriye atera haleluya this way. Ufite ubuhamya bumwe narabwumvishe, ubundi simbuzi. Ugiye kutwaturaho umugisha, turawuba. Inzira kuko yabonetse, yaharuwe, ijuru ryayemeje, rirabikora, rirabishyira mu bikorwa. Uwizera agiye kubona ukuboko kw'Imana. Hari umuntu wizeye azamura ibiganza hano? Hari umuntu wizeye azamura ibiganza hano? Hari umuntu wizeye azamura ibiganza? Watengana n'eshatu ngakumva we. Ongera uzamura haleluya. 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 Haleluya.
mana we ndabigenza nte umva Simi kiprete. imana iri kumbwira Romekreta. ngo uyu munsi ni umunsi wawe n'imana none uyu munsi ni umunsi wawe n'iki n'imana Imana. harageze ngo ikwerekane muri abo bantu batakwemera bakwanga bakurwanya imana iraje nyakira uvuga ngo amen. Mukomere Imana amashyi menshi cyane. Ndagira ngo ukomere Imana amashyi. Nari mvuze ngo ukomere Imana amashyi apana umuntu. Shima Imana ko yatuvuzeho. Muvuge ngo amina cyane. Tugiye gusenga Imana tuyishimira. Umuntu uri buze kuzana agahanga imbere y'umuntu ngo sengera arabarwaye badayimoni. Bwira mugize ngo nujyana agahanga ngo bagasengera inyuma y'ibi uraburwaye abazimu bameze n'amahembe. Kuko imbaraga zimanukira iteraniro, kuko ijwi ry'Uwiteka ryumvikaniye hano hantu,